Ikijyanye no kurya. Kurya ukuri. Nikundira igitoki. Wikundira igitoki. N'ibiraha. Ikirahura ntabwo nakigukuruza. Ikira ntabwo nakigukuruza. Koza hano hepfo gatoya turabikira. Wa mukunzi wawe nahita mugutwara. Ikunda ikiraha. Reka ngo akarakara aryoha. Cyane. Ese muri akararyoha kurusha isambusa? Cyane. Ya ikiraha ntabwo cyarusha isambusa. Ikiraha tumva ahubwo se cyane ayikuri. Ese utajya mu maguru kubona sheri wawe ugira vuba ugiye mu mago washoje kwiga ukigaje iki ni vuba turabana vuba. Ese ubundi ko umukobwa asanga umugabo iwabo basanzwe arya asanzwe arya nk'icyo ugiye kureba ubundi ku mugabo wigomye iwanyu ubundi byagutwaye mba ngiye gushaka urubyaro ibyo gusa ntabwo yakubyara so wakomeza ukibera iwanyu none se akubyari ukibera wenda mu yindi nzu yawe oya ntabwo byaba ari umuco ntabwo byaba ari umuco gushaka agasanga umugabo ibyo hari akandi kantu cyangwa kameze neza uba ugiye gushaka ku mugabo kandi sinaga burya iwanyu urarya ndaryama yego ariko nyine impamvu mba mushatse nyine mba ngiye tubyare mubyare ariko ese uramubwira ngo tubyare bikahita oya nawe urabizi inzira bicamo kugira ngo umuntu abyare cyangwa twubahiriza itegeko ryo muri Bibiliya rivuga ngo umuntu azata se na nyina asange umugabo akanya tubahaye ikaze hano mu kiganiro nihuriye hano n'umusista ariko sindamenya neza niba ari umusista cyangwa ari umukobwa ari umumama nagira ngo muhe karibu cyangwa muhe ikaze mu kiganiro iyi ni Shami One TV nk'ibisanzwe ese witwa ndenge nitwa Alex ndi umukozi wa Shami One TV nanjye banta Nadeje amakuru Nadeje amakuru ni meza yego nkuko nabivuze nitwa Alex weho urambwiye ngo witwa Nadeje ndakwishimiye ni karibu natwe turabishimiye gusa nongera kubwira abakunzi bacu banadukurikiye kuri Shami One TV bakore subscribe kuje bwa mbere ndetse kusanzwe iyo yarayikoze akorera iki kugira ngo video igere kuri benshi Nadeje rero nari nifuje kuganira nawe musanze ahantu nkuko muri kubibona twicare muri jardin twicaye ahantu hameze neza ariko nsanze Nadeje yicaye ahantu nifuza kumuganiriza nifuza kumenya ese Nadeje ni muntu ki mbonye ari umusista mwiza ushima Imana mbona ufite agasatsi k'akanatere nifuza kumuvugisha nkabona no umusista ufite discipline ndetse n'umuco Nadeje ntaba nkubeshyera ntabwo bese yego nibyo Nadeje aho usengera muri edini genda umugatolike uri umugatolike haburagaho gato ngo nanjye duhuze haburagaho gato ariko imyemerere nayihuye wenda no gukiranuka cyangwa no kuba waba ukijijwe twese twemera Imana ndizera ko nawe wemera Imana nkuko nanjye nemera Imana imwe yo mu ijuru yego none se Nadeje waba wenda ufite Imana n'abana ufite n'abana yego none se Nadeje mbonye wenda ntabwo ndasobanukirwa neza niba uri umukobwa watubwira uracyari umusista ufite imyaka ingahe bimeze biti ndi umukobwa uri umukobwa ukiri muto birimo biragaragara imyaka yaba ari nk'ingahe yes imyaka nubwo iri private ariko ushaka kutubwira wenda range cyangwa generation waba urimo ni hagati ya 20 21 25 30 gutya cyangwa 18 muri 20 yego muri 20 ese Nadeje bitewe nuko wenda ubona society y'iyi minsi ubona cyangwa nibyo ugenda ubona ku y'imihanda ubona niki ubona kiri guhinduka mu rubyiruko cyangwa ubona urubyiruko rwakagombye kuba wenda rukora rurimo rugenda rutana ruruta umuco cyangwa mu kimwe urubyiruko ibintu rugenda rutandukira urubyiruko ibintu mbona rujyamo rugatana nyine ibiyobyabwenge ukivuga ku biyobyabwenge twongeye tuza ejo bundi FDA yerutse gufunga inganda ndetse banakuraho inzoga bita ibyuma umbwiye kuri umugatulika basoma waba warasomaga basoma ariko si bose nko kubona ndimo ninywera agafanta urabona ko ni byiza cyane rero ni ukuvuga ngo Nadeje aratubwiye yuko we yinywera agafanta
ariko se urebye nyine bitewe n'aho wagenda kugenda ndetse n'aho mu rubyiruko byari bikwiye cyangwa byari ngombwa yuko leta yafunga ziriya nganda zikora ibyuma? byari bikwiye kuko nyine barabifataga nyine ukabona ntabwo bimeze neza, gushora mu busambanyi bidateganyijwe, biriya bakoze byari ngombwa. Mbese Nadege n'utubazo tubiri ngiye kukubaza, wenda ntabwo tugoye, turoroshye cyane. Turoroshye. Ikibazo cya mbere, ese hari umuntu muri minsi yashize warimo utredinga kuri social media kandi n'ubu ngubu aracyariho? Sinzi niba umuzi uwo bita ni umukontenti ukomeye cyane twese tuzi, bita Kagara. Waba warigize umumenya cyangwa wigize umwumva? Kagara waramwumvise? Ese ko umukobwa kandi noneho na Dr Gitwazaga abaherutse kubivugaho ngo gutera ibi ngo nibikeme, Kagara gutera ibi wapeme? Ni umukontenti kiredi ukomeye cyane, afite n'amafaranga, bamwita Ashton Small, kandi Ashton Horo utuye muri Amerika yamuzamuriye izina, asiga afite n'imodoka. Byarazamutse. Wabyemera rero? Yego. Biterwa sibyo? Biterwa n'iki? Namukunze nabyemera ko ari rivi aritera. Yego. Ko ntamukunze wapi? Oya ariko Kagara arakunditse pe. Yego arakunditse. Arakunditse ariko njyewe amarangamutima yanjye ntiyanyobora, ntabwo bikorwa n'umuntu ngo yazamutse ngo byagize ute wapi. Mbese bituganisha no kuri icyo kintu, ufite umukunzi birumvikana. Ndetse uwo mukunzi wawe uri proud ye cyane? Ndi proud. Wamuvuga kuri kamera kugira ngo naramuka nakubonye zavuze Nadege kuko burya ntabwo oya reka twabivuganye ko ngomba kumuvuga kuri kamera. Reka mwabivuganye nzabatumire basi, noneho nabyemera muzaze noneho mubihamye. Mufite gahunda yo kubana se cyane? Ni byiza kandi ni ukuvuga ngo courage pe, courage, urukundo ni rwo rwa mbere. Ariko njye nagukunze si umukuyemo ubundi ariko byabitwaye nditera direct turi hano. Ntabwo byavamo. Ntabwo byavamo. Nadege nuko wabaje kumvumbura. Wabaje kumvumbura wabonye kano kana, ariko nshobora kuza nyine n'ubundi ari ukugira ngo mbanze wabonye no reka mbwira ntabwo uramukuramo, niba ndi proud yiwe bivuze ko mukunda. Yego. Ntabwo amukuramo pe. Ntabwo namukura. Oya nibyo, buriya inkweto igira iyayo. Inkweto igira iyayo kandi buriya nanjye nagize amahitamo, nawe ufite amahitamo yawe, gusa courage kandi mukomeze mukundane, ni byiza pe. Buriya nanjye byazanshimisha ahubwo umuntu muzanumire n'ukuri. Nzagutumira. Ese nimero zanjye zawe ugeze bukara? Oya nzagutumira. Ariko ushobora no kuba wenda wanyandikira kuri Shami One TV, nahita mbona ka SMS, nahita menya yuko kabaye kwa Nadege, ubukwe bwabaye. Ubwo nitwa neza. Nadege ariko uri ryumva twa tuzina tugezweho nyine nitwa Viziyo 2020. Wowe ubundi ugeze nka 2050 kandi turacyari 2026. Iryo zina 2050 rizari kiri hit. Nadege ariko ryumva. Nadege nabakunze rero uraganira neza. Bitewe rero n'icyo kintu tuvuzeho tunaganisha wenda ku musozo. Ese Nadege mu buzima bwawe ukunda iki? Kijyanye n'iki? Wenda kubijyanye, ese ukunda iki mu bijyanye wenda no kurya? Ese ukunda iki mu bijyanye n'umuziki? Ese ukunda iki mu bijyanye amafilime, kuririmba n'iki? Waba ukunda iki? Kijyanye no kurya. Kurya ukunda iki? Nikundira igitoki. Wikundira igitoki? N'ibiraha. Ikirahura ntabwo nakigukuruza. Ikira ntabwo nakigukuruza. Bazana epfo gatoya turebikira. Wa mukunzi wawe nahita mugutwara pe. Ikunda ikiraha? Reka ngo akarakara aryoha cyane. Ese muri akararyoha kurusha isambusa? Cyane. Ya ikiraha ntabwo cyarusha isambusa. Ikiraha umva ahubwo cyane ayikurikiye. Ese waba ukunda indirimbo cyangwa waba ukunda ibijyanye wenda na filime? Nkunda filimi ariko z'inyarwanda. Twahuje ariko nanjye nyarwanda zikunda. Waba se washobora gukina filime? Nabishobora. Wowe wanabishobora byonyine ukuntu uri kunganira. Ahubwo nitwe tuntu twawe filime wazishobora. Kandi noneho ikindi, ese niwe muhanzi cyangwa umukinnyi wa filime nk'uko mbwiye ngo ukunda filime wakoze ukunda mu buto bwawe? Kuze nkunda mu buto bwanjye kera ko n'ubundi bakunda filime zari ziriho z'inyarwanda zari Kanyombya.
cyayi icyo gihe kera nakundaga akanyombya. Uri akanyombya anakoze iryinyo. Cyane. Icyo utakunze inzovu. Oya. Inzovu oya. Ntabwo yansetsaga. Ntabwo yaguse. Wakora akanyombya. Ako kanyombya n'ubundi aracyari na dutopu. Aracyariho. Ariko ubu ngubu umuntu nsigaye nkunda Nyambo Jessica. Ariko unaheruze kubona ko bateye bibita noneho bwiza no mu murenge byihuse noneho direct. Nanjye bane niko nzabikora. Warabibonye? Ikirenge muke. Bane ibyo bari. Ariko yababaje titi. N'ubundi ntabwo nabafanaga. Ntabwo bafanaga wenda. Si uramutipe wafashe wenda Nyambo amuterera ivi anamucisha mu rukiko uvuye ko utari umuzi ni mu diaspora wowe waramufanaga nta nubwo nari muzi ariko yego ukurikije cyane ntabwo nabafanaga na Nyambo wenda Titi ntabwo nabafanaga Titi uheruka ko yego wabonye ikirimbo yasohoye urare Titi nawe utamukunda pe nawe utamukunda nyine ntabwo mvuze ngo ndamwanga sibyo ntabwo mwanga ariko nyine kubona couple yabo we na Nyambo Norezi ni uwe muhanzi ukunda wenda wongeye umuntu ukunda muri filime ni Nyambo Nyambo niba ubyumva ino video ukara mu kuyibona na Deje Muhige ntabwo hige kubera yuko umufitiye urukundo rudazana agushake rwose agushake kandi noneho ari na talented ushobora kuba wamukoresha akaba rwose yakina ibintu bya filime kandi nawe urabibona uko aganira ari proud wa mukobwa rwose ushobora kuba yakurura abantu ngiye yanguruye pe ntabwo rakishi na Deje awangura hari izina hari ukugaragara hari ukuganira sociability byose no kuvuga ngo rero Nyambo nizere ko ari kubibona ikindi rero nagira ngo n'uwe muhanzi uhamye kubona iyo tamuvuga atangira kujya muri ngo Tiger B ngo 001 King James niwe mwami w'umuziki ni ukuri pe waranibonye ko muri BK Arena banamusabye party 3 umunsi wa gatatu day 3 nuko yakoze day 1 ku itariki ya mbere I think day 2 ku itariki ya kabiri nibyo noneho banamwaka yuko agomba gushyiraho ngo day 3 ariko se nuko ariko niki cyatumye umukunda King James ona bashyizeho King James nicyo bashyizeho kabisa gituma umukunda King James ashyiraho indirimbo nziza umva sinzi ubundi nyine ku buryo kinabikubwiramo noneho nziza z'urukundo zaburamo rero kuri no mu rukundo ariko urukundo abanza agafite urukundo ariko urukundo ni rwiza urukundo ni rwiza pe umuntu uba atari muri relationship ni iki wamubwira umuntu uba atari mu rukundo yaratanzwe relationship ni nziza pe nziza none se ni iki cyiza nyine wakundiye umukunzi wawe nubwo utamutubwiye ariko uravuga namukundiye iki kintu cyatumye murutisha abandi ni iki ngiki ni iki wamukundiye yego mbona guko icyo gusa aranyumva muri make ntangora nagakugora ni iki bibaye ngombwa yuko yaba ari hano kuri kamera cyangwa turi kumwe ni iki wamusaba kugira ngo wenda umugerageze wumve ko utari wizeye ko icyo kintu yagikora ahubwo noneho ukamutungura ni iki kintu wamusaba utari wizeye ko icyo kintu yagikora ni igiki kiranze ngende umva ikintu gikora ubwo se umusabye ugusoma imbere ya kamera ntabwo ari iki ntabwo yabikora kubera iki ntabwo ari umukunzi wawe se wese ntiwamusoma aguteruye se yewe ndakunerura kuguterura kuguterura ibyo kugusoma bitwaye iki se gusoma hari ikintu bitwaye cyane wapi nyine ntabwo uzakunda none se na Deje ko ngusanze ahangaha wenda urabona hano turi ni muri nahita ko ubu twite kari ni mu kajaride iyi ngiyi ni jaride ya Huye ni muri Huye mbese muri Huye ndani ushaka kurukura ukicara twegere stade ndabona stade neza so harimo nka metero zinga singa metero 100 neza twicaye kuri stade abantu badukurite twicaye neza kuri stade neza ahantu banigisha imodoka zo gutwara bigisha ibintu bijyanye n'ibinyabiziga kuri stade ya Huye neza turayegereye
ku bantu badukurikiye. Ikindi wenda ko duhuriye aha ngaha waruvuye kuri stade, waruvuye hari abigisha imodoka zo gutwara, waruvuye mu mujyi, bimeze bite? nimba hano ku kibuga bigisha aha uri muri gutwara uzama Kanyenga cyane. Thank you. Mbaye nshimiye rero utarisubira. Ariko se wenda intumbero zawe uri kwiga gutwara, ufite intumbero yo kuzagura imodoka? Birimo rwose. Nese Nadege wabashoje kwiga? Yarasoje. Warashoje. None se Nadege utajya mu maguru kuvuna sheri wawe ugira vuba ugiye mu mago, washoje kwiga usigaje iki? Ni vuba ndatura abana vuba. Ese ubundi Nadege ko umukobwa asanga umugabo iwabo basanzwe arya, asanzwe arya nk'icyo ugiye kureba ubundi ku mugabo wigomye iwanyu ubundi byagutwaye? Mba ngiye gushaka urubyaro. Ibyo gusa ntabwo yakubyara zo wakomeza ukibera iwanyu? Oya. None se akubyara ukibera wenda mu yindi nzu yawe? Oya, ntabwo byaba ari umuco. Ntabwo byaba ari umuco. Gushaka agasanga umugabo. Ibyo hari akandi kantu cyangwa kameze neza uba ugiye gushaka ku mugabo? Kandi sinaga. Burya iwanyu urarya urambara. Ariko nyine impamvu mba mushatse nyine mba ngiye tubyare. Mubyare ese uramubwira ngo tubyare bikahita? Oya, nawe urabizi inzira bicamo kugira ngo umuntu abyare. Cyangwa twubahiriza itegeko ryo muri Bibiliya rivuga ngo umuntu azata se na nyina asange umugabo. Nadege urakoze cyane. Twongeye kubashimira rero abadukurikiye kuri Shami One TV. Tugana ku musozo twe twakiriye umusista wacu, ndetse umusista twakunze cyane, namwe mu mukundi ndamubakundishije. Munakunda Shami One TV, mukora subscribe ndetse na like, mukora na share, ino video bigere kuri benshi. Nadege atuganiriye neza, kandi no kuvuga ngo niba ukunze Nadege wandike muri comment ushyiremo udutima, birahita bitwereka yuko Nadege uwo mukunze twakiriye hano kuri Shami One TV. Nadege turagushimiye. Mwakoze nawe. Yego, mukomeze rero mudukunde, kandi kubaje bwa mbere mukore subscribe. Dusubire ubutaha. Ciao ciao.